reka nongere mbasuhuze nanone. Ndizera ko mumeze neza mu bice bitandukanye by'isi. Ndizera ko murimo musoza icyumweru neza. Nanjye meze neza. Ndanyarutse ngo ngire amakuru mbasangiza gatoya. Maze iminsi ndimo nshaka kureba uko nabagezaho ama update amwe namwe, ariko umwanya ntubinyemerere. Ndavuze nti rero ubwo soje gupagasa, reka nigomwe iminota mikeya mbere yuko njya mu zindi nshingano, mbanze mbagezeho aya makuru nifuza kubasangiza kuko ndumva ari ingenzi. Muti rero amakuru ameze gute? Amakuru reka nyatangirire ku nkuru ya trendinze ngira ngo mu Rwanda mu cyumweru gishize, aho havugwaga ko hari universite zigera kuri 15 zaje mu Rwanda, abazihagarariye baje gukora ibimeze nka recruitment, kandi bashobora no gutanga inguzanyo igera kuri 75% kwijana ku bantu bashaka kuza kwiga muri Canada. Kiriya gikorwa cyari cyitabiriwe, ngira ngo byaramamajwe mu bitangazamakuru bitandukanye, mu banyamakuru bamwe na bamwe. Hanyuma abantu bamwe yenda mu bankurikira cyangwa mwese sinzi nimba mwarakurikiye, mu by'ukuri abantu bitabiriye ni benshi cyane kuri Remigo Hotel, kandi abantu bazaga bitwaje n'ibyangombwa bitewe nyine n'amakuru uko mwagiye muyumva mu bitangazamakuru. Hanyuma inkuru mwarazumvise ko nyuma igikorwa kitabaye, ntabwo nzi nimba cyari cyatangiye, ku bufatanye na polisi ndetse na RIB baje gufata, ntekereza bamwe mu bantu bari babirimo cyangwa se bose, nubwo bajya gukora iperereza kugira ngo maybe barebe ko ari abantu bujuje ibyangombwa bari bemerewe kuba bakora ibintu nk'ibyo. Okay. Impamvu nshaka guhera kuri iyo nkuru nuko mbafitiye amakuru mu by'ukuri atomoye ku bijyanye n'uburyo bwo kubona inguzanyo yo kuza kwiga muri Canada ku bantu babitekereza, uburyo bishobora gukorwa, ibintu bisabwa, ese binabaho, icyo kigo kirashoboka koko, bimeze bite? Niyo mpamvu mpereye kuri iyo nkuru. Akantu ka mbere nshaka kubanza guheraho nuko nabonye Abanyarwanda, ntago mbizi yenda nuko ari bonzi cyane, mbona dusa n'abantu bashukika cyane. Turashukika cyane, turashiduka, sorry gukoresha ayo magambo, dusa nk'abantu bakunda kwirukira ibintu byose uko tubyumvise. Iyo twumvise akantu ngo hashobora kuba harimo opportunity, usanga kenshi tumeze nk'abahuruye, bari ko mbyita, tutabanje no kubanza ngo tunagenzure. Icya kabiri, nabonye turi abantu bakunda gufata ama risk cyane kandi nta namakuru dufite. Yego ushobora kumbwira ati ubuzima n'ubundi byose no gufata risk, ibyo dukora byose, ujya mu ishuri ugatanga amafaranga yawe wanagakoresheje umushinga, ariko wizeye ko numara kwiga yenda bizakugirira umumaro kuruta uko ayo mafaranga bayashoye mu bindi bintu. Nibyo koko na ama risk, ukajya kwiga uzi ko yenda uzabona n'akazi, ariko ubitekereza yenda nta nako tuzabona. Nibyo. Ariko se bigenda bite kugira ngo utinyuke gufata icyemezo cyo kurekura amafaranga, ndetse amafaranga atari makeya kamemu yagakwiye no kugira icyo akora ku buzima bwawe, uyarekurire mu kintu udafitiye amakuru afatika, utagenzuye, utazi neza, utanafitiye n'ubuhamya, utazi nimba icyo kintu kinabaho? Amakuru amwe nari numvise kuri abo bantu bari baje nuko byavugwaga ko hari amafaranga ugomba kwishyura. Ntabwo nibuka umubare, hari abagiye bavuga ko ari $1,000, ari $200, ntabwo mbyibuka neza. Ariko narabyumvise ko kugira ngo ujye kuri liste wagombaga kugira amafaranga utanga. Impamvu mvuze ko twihutira ibintu akenshi, rimwe na rimwe tunafata ibyemezo byo kwishyira muri risk cyangwa gushyira muri risk ku biceri umuntu aba afite yavunikiye, keretse nimba mubibona byoroshye ku buryo wumva kurekura $1,000 ari ibintu biri simple, uvuga ati n'igishya gishye reka nshyiremo ndebe. Nukubera ko icyambere ugomba kubanza ukibaza nimba abantu kuko baje mu Rwanda, reka tuvuge ko ari universite zizi, ugomba kubanza kumenya
kugira ngo ubone ishuri mu byo ushaka kwiga bisaba iki? Ama-université ya hano usibye n'aya hano ngira ngo n'iwacu hari ama-requirement basaba requirement ko ugomba kuzujuje, ugomba kuba hari amasomo runaka wafashe afite aho ahuriye n'ibyo ushaka kujya kwiga, ugomba kuba hari amanota runaka ufite, zimwe na zimwe ugomba kuba warakoze test y'icyongereza cyangwa igifaransa bitewe n'ururimi ishuri ryigishamo, ukaba ufite level ikenewe, ugomba kuba ufite amafaranga runaka n'urugero, ibintu nk'ibyo ngibyo. Hanyuma ikindi mutekereze ko ibyo ni ibijyanye n'ishuri, hazazaho pariti ijyanye n'ibyo gusaba study permit. Study permit ni leta itanga, nta hantu ibihuriye n'ikigo cy'ishuri. Ntabwo ikigo cy'ishuri gishobora kubwira leta ngo muhe visa aba banyeshuri twabaha admission, ntabwo ariko bigenda. Ishuri riguha admission iyo ribona wujuje ibyangombwa, hanyuma ugakoresha admission ukajya gusaba visa. Leta nayo ifite ibyo gusaba kugira ngo ikwemere nk'umunyeshuri uri genuine, umunyeshuri usobanutse kuko uzaza ukiga kandi ukaza ugakora nyine ibijyanye n'ibyo wasobanuye nk'uko wabivuze. Ibyo bintu byose ni step ndende cyane. Ngira ngo wibaze rero ugitekereza kurekura amafaranga kwikubitiro, utatekereje izo steps zose, utabanze gushaka amakuru, kuri jye mbamona urimo wiruka cyane. Ndetse nanavuga yuko byabaye byiza ko igikorwa cyahagaritswe, kuko I am sure 100% ko hari abantu benshi bari kubitakarizamo amafaranga kandi batazashobora kugaruza. Amakuru ahari nagerageje kureba link y'abo bantu ni abapatina b'ikigo gitanga inguzanyo yo kuza kwiga muri Canada. Bari baje byari byose bari gukora ama presentation bakavuga uko ibyo bintu bya loan bikora n'ama requirements yenda noneho, hanyuma abantu simbizi bakaba batera steps zikurikiraho kugira ngo babyinjiremo barebe ko bazaba abanyamahirwe. Ntabwo mu by'ukuri ari university zari zaje nk'uko bivugwa, ahubwo ni aba partners b'icyo kigo gitanga inguzanyo muri Canada. Amakuru rero mbafitiye nuko byatumye shakisha mu buryo bwimbitse, maze iminsi ndimo nshaka amakuru kuri ibi bintu. Ku bantu mumaze igihe munkurikira, aya makuru nigeze kuyabaha maybe umwaka ushize, nimba nibuka neza, ndumva ari umwaka ushize, kuri iki kigo cyitwa Passage. Ni ikigo kiri legit, ni ikigo kiri registered, nagikozeho ubushakashatsi butomoye, yenda nzabagezaho amakuru arambuye nko mu cyumweru gitaha. Ni ikigo kiri incorporated mu ntara ya Ontario. Ni ikigo koko gitanga inguzanyo yo kwiga, amafaranga yo kugutunga, kigufasha gushaka ishuri, gukora registration, ndetse ukabona admission. Ni ikigo gishobora no kugufasha mu buryo bwo kuzashaka akazi nyuma yenda uri musoza, kuko urumva kiba cyaguhaye amafaranga yabo, bakwishyuriye ishuri, bagufasha kubaho. Byanze bikunze bagomba kugira izindi ngufu bashyiramo kugira ngo umuntu azabe successful, ashobora no kwishyura amafaranga babamuhaye. Iki kigo kirahari, kiremewe rwose, kiranditse, amakuru afatika arahari, ariko bifite amakondisiyo. Murabyumva ko nkuko nabivuze, ibigo byose ushobora kumva bivuga ko bishobora kugufasha, agence zose ushobora kumva zikubwira ngo twagufasha ukabona ishuri, nagufasha ukabona ishuri, nagufasha mu bya visa, nibyo koko umuntu ashobora kugufasha kwiga kuri dossier, yes, ariko ntabwo biri garanti. Aba bantu bari baje nabo kuko atari ba nyiri company ngo bahite bakora assessment aho ngaho, nabyo ntabwo biri garanti ko n'uwari kugushyira kuri liste uzaba approved kuri loan, kuko ikibanze no kubanza ukabona ishuri. Donc ishuri rigomba kukwaprovinga ko ribona riguhaye admission, hanyuma hakazajyo step yuko icyo kigo nacyo kireba nimba gishobora kuguha iyo nguzanyo. Iki kigo gitanga inguzanyo nibyo koko yo kuza kwiga, nzabaha amakuru arambuye leta. Hanyuma gishobora no kuguha inguzanyo y'amafaranga yo kugutunga mu gihe kingana n'umwaka. No kuvuga ko iyo uje kwiga igihe kirenze umwaka umwe, indi myaka izakurikiraho uba ugomba kuba ufite ubushobozi, ariko nibura umwaka wo kugutunga bashobora kuguha ukeneye. Hanyuma bakaguha na proof of loan yuko ufite amafaranga yo kwishyura ishuri, ndetse nimba ishuri nasaba ko ugomba kubanza kwishyura umwaka, bahita bawukwishyurira iyo babonye uri potential student koko. Aya makuru rero impamvu nyabasangije
ni iyihe? Ni ukubera ko muri ubwo bushakashatsi bwanjye no kubanza nkagenzura, murabizi ntabwo nkunda gusangiza abantu ibintu ntabanje gushakira amakuru. Akenshi niyo mbikoze mbasaba gutera intambwe zanyu namwe mukigeragereza mukabanza mukamakinga sure. So dufite ikigo twafunguye, hanyuma kimaze igihe kiri mu bikorwa bucece. Hanyuma iki kigo kikaba kiri muri process yo kugirana imikoranire n'iki kigo gitanga inguzanyo zo kuza kwiga ku banyeshuri b'abanyamahanga. Impamvu nahisemo kwikora muri ubwo buryo ni iyihe? Nuko ari uburyo bwiza buzaduha umwanya wo gufasha abantu birenze gusa kuza kubaha amakuru. Niyo imwe mu ntego zatumye umuntu atekereza kubikora muri ubu buryo. So ni ikigo rero kizajya gifasha abantu n'ubundi mu kureba abantu baba potential, abanyeshuri koko bafite amahirwe menshi yo kuba babona iyi nguzanyo, amahirwe menshi yo kuba babona admission mu ishuri mu byo bashaka kuza kwiga, amahirwe menshi yo kuba babona visa yo kuza kwiga. So ni ukuvuga ko iki kigo kizajya gikora icyo twakwita nka preliminary assessment, hanyuma aba potential candidates tubashyikirize iki kigo gitanga inguzanyo, hanyuma izindi process zikomeze. Hariho no kubafasha gutanga application yo gusaba ishuri n'ibindi. Ni ubufatanye, niko nabyita. Bizaba ari imikoranire hagati y'iki kigo ndetse na kiriya kigo gitanga inguzanyo ku banyeshuri bashaka kuza kwiga. Iki kigo izina ryacyo ni Universal Service Center. Amakuru arambuye tuzabagezaho next week tumaze kurangiza process zose zijyanye n'imikoranire n'iki kigo. Mpereye rero kuri ya nkuru y'ibyabaye mu cyumweru gishize kugira ngo mbabwire munzanire bari abantu bose bari bagiye kuri Remigo, mu banyoherereze mu basangiza aya makuru, mubabwire ko hari umuntu wibereye kuri tere aho ibintu bibera, ushobora no kukugerera kuri ofisi yaho iki kigo gikorera igihe waba ubikeneye. Nuko bimeze, nayo makuru mbafitiye. Ikigo kirahari, kimaze igihe gikora, kimaze imyaka myinshi gikora, ariko cyatangiye ibi bintu byo gutanga inguzanyo guhera umwaka w'2023. Ni process iri very competitive. Amakuru yenda ntabwo ndi kuyatanga ubu ngubu, ntararangiza process zose. Process nizimara kurangira tuzarocinga, hanyuma tubahe amakuru arambuye kugira ngo abantu babitekerezaho, bakunda kugira inquiétude. Hari igihe umuntu aba yumva ko ashaka kugira ubumenyi akura muri iki gihugu, arimo atekereza ati nagenda nkiga, ntamara kwiga nkagaruka ubumenyi nkabukoresha hano iwacu, cyangwa se nagenda nkiga namara kwiga nkanahashakishiriza nkubaka ubuzima mu gihe runaka nkagaruka mu rugo. Abantu baba bafite intego zitandukanye, ariko kenshi imbogamizi ikaba ubushobozi, kuko kwiga hano birahenze. Icyo ni cyo umuntu agomba kubanza kubabwira. Kwiga hano birahenda. Navuga ko nk'amashuri aca amafaranga makeya ku munyamahanga, nko muri Atlantic Provinces nabonye ariho hari amashuri asa n'ayahendutse, usanga biba ari 11, 12 ku mwaka tuition ubahereza y'ishuri. Ariko ubu bishobora kuba byaranazamutse kuko mperuka kurebaho umwaka ushize. Ahandi hose biragoye kuba wabona porogaramu iri munsi y'ibihumbi 18, 17 mu gihe cy'umwaka. No kuvuga ko umuntu ushaka kwiga nk'umwaka umwe n'urugero ushobora gusanga porogaramu ari ibihumbi, reka dufatire kuri 20, kuko ama porogaramu menshi yagiye ari mbona ari nka 20, ibihumbi 20 by'idolari. Hanyuma leta nayo igusaba kwerekana ko ufite 22 byo kugutunga mu gihe kingana n'umwaka. Ubwo murumva ko umuntu ushaka kwiga nka porogaramu y'umwaka umwe mu by'ukuri agomba kuba nibura yerekana ibihumbi bitari munsi ya 42 by'idolari. Komsa leta ikabivuga ati uyu munyeshuri afite ubushobozi koko bwo kuza kiga akirihirira, hanyuma
akabasha kubona diploma cyangwa se degree bitewe n'icyo waba ushaka kwiga. Hanyuma ibyo ntiba bihagije, haba hagomba kwiyongeraho impamvu uhisemo kuza kwiga muri iki gihugu, impamvu uhisemo kuza kwiga, icyo ushaka kwiga hano kuki utakiga ahandi, uba ugomba kubisobanura. Nibyo koko Canada ubu ngubu iri muri top 5 mu bihugu bifite education nziza cyane ku mubumbe, bivuze ko mu by'ukuri koko umuntu ahize ahakura ubumenyi bufatika ashobora kubyaza umusaruro, navuga aho ariho hose ku isi, aho umuntu yaba akomoka hose ku isi, kuko baravanse mu by'ukuri, ntabwo ari ibintu umuntu yakwirengagiza mu buryo bwose. Hanyuma rero iki kigo urumva ko ukeneye ibyo bihumbi 42 n'urugero, ubwo ya mafaranga yo kugutunga ndetse na tuition, bagira ibyo bagusaba kuba wujuje, hanyuma bakagufasha kubona admission, bakaapprovinga loan yayo basanze bihura, hanyuma bakagufasha no gusaba visa, byacamo byose ukaza ukiga, ubundi ugatangira ukabishyura, ugahiga ubuzima. Reka amakuru arambuye nzayabasangize mu cyumweru gitaha, ngira ngo mufashe abantu bashobora kuba bafite iyo mipangu, bajya batekereza gushaka kwiga koko, ariko yenda bagasanga bazagongwa n'ubushobozi. Hari n'igihe abantu ubushobozi baba babwifitiye, dushobora nabwo kuzabasistinga mu byo kubona amashuri, ariko papasi cyane y'iyi video ni kuri babantu batekereza ko badafite ubushobozi buhagije bwo kwishyura amashuri nk'uko bisabwa, ariko nibura bafite icyo bashobora kwerekana, hanyuma bakerekana ko ari abantu mu by'ukuri bazaza koko bakiga, bakaba successful, hanyuma kiriya kigo kikaba cyabaha iyo nguzanyo. Reka rero mbashimire, ngarukire aho ngaho, hanyuma mufate aya makuru muyasangize abantu bose mwumva mubona yagirira umumaro, bantu bose mwari mwagiye kuri Remigo mube hafi. Next week nshobora kuzakora live cyangwa se nka recordinga video, bizaterwa n'icyo nzabona kizanyorohera ariko cyafasha n'abantu cyane, hanyuma abantu bazitabire bumve uko bimeze, babanze biyumvira amakuru, hanyuma mbere y'uko kwinjira mu bintu umuntu ajye aba afite amakuru ahagije. Niyo ntego yanjye, nicyo cyanzanye kuri iyi mihanda ya YouTube nk'uko bivugwa, no kuguha amakuru yose ushobora kuba ukeneye, hanyuma nibura ugatera intambwe yo kwinjira mu bintu ufite amakuru, hari nosiyo ubifiteho, atari ugupfa kujugunya amafaranga gusa. Mbona muyajugunya pe, hari igihe mbona mumeze nk'abayajugunya, banza mufite menshi cyane cyangwa mwe kuyabona biborohera. Reka rero tube kumwe next week, nzabatangariza uko tuzabigenza, nimba ari video nzabaha cyangwa se tuzakora live abantu bakajoininga bakumva uko bimeze. Ndabifuriza gukomeza kugubwa neza, ndabifuriza kugira weekend nziza, kandi mpora mbifuriza kugira ubuzima buzira umuze, wowe unkurikira ndetse n'abawe bose aho uherereye hose kuri uyu mubumbe. Naho utaha, ciao ciao.